Ndagusuhuje, nagira ngo turebe ku nama y'umunsi twahisemo. Uyu munsi rero ni inama ivuga ngo icyerekezo cyanjye. Ese ufite icyerekezo mu buzima bwawe? Kurikiza ibi bintu kugira ngo bikunde neza. Icya mbere, gira intego zihamye. Gira intego zihamye. Icya kabiri, hitamo abajyanama bakubereye. Ni ukuvuga ngo badatinya kugukosora kandi baha agaciro ibyiza ugenda ugeraho. Icya gatatu, ha amabanga yawe abantu bake kandi bizewe. Icya kane, wicika intege igihe hari ikigukomye mu nkokora. Intego wihaye, igihe hari igikomye mu nkokora intego wihaye, shikama. Icya gatanu, fata umwanya usubiremo urebe igituma bitagenda nk'uko wabiteguye. Icya gatandatu, gabanya iraha mu gihe uri gutunganya icyerekezo cyawe. Icya karindwi, gukopera abandi ni byiza, ariko bikarushaho wowe ubaye unique cyangwa se wihariye, cyangwa se ugashyiramo icyo bita agakeregeshwa, akantu kihariye nyine gatuma uba wowe ubwawe. Icya munani ari nacyo cya nyuma turi burebeho uyu munsi, ongeraho isengesho kugira ngo uwakuremye akurinde imitego y'abakurwanya. Hanyuma gahunda rero zawe zikomeze zigende neza kandi tubeho turi abantu